Nambaikaba ndi kumwe n'Uhoraho, shitani nkurikiye nirukuko ifata ikoti nambaye, rikuramo ndarisigira nti ntabwo nzasubira inyuma, ndangiza urugendo nzaririmba nigera mu ijuru nzabizirwa, nyuma y'akaga kose nzishima nambaye ikamba. Wawe Nyagasani Yesu, wawe ungenza uko ushaka, So
Nami wanje
hariya turimo turavuga uburyo tuzamuherekeza kuko bwari buri buke bamushyingura. Ubwo rero mu gihe tukiganira kuri iyo nkuru y'ukuntu turajya kumushyingura, nibwo twagiye tubona umuntu umwe aturutse aha, undi aturuka muri iki gice. Ariko aturutse muri iki gice yaraje ntitwamenya irengero rye, ahubwo we yahise yikinga ahantu ku gikuta hano. Uwaje aturuka hariya yaje atwegera aho twari twicaye hano munsi y'igiti. Manuel nk'uko mubizi acuruza akabari. Ubwo we yari ari mu gikari arimo gutegura umunsi w'ejo. Umugore nawe arimo gutanga serivisi hano muri sale. Ubwo rero mu gihe uwaturutse hariya yaje atwegera aho twari twicaye, yaraje atangira gushyoreranya n'uwo mudamu twari twicaranye. Bya bitutsi by'isi by'imyandagazi. Ubwo igitutsi cya nyuma cyagendanye n'urushyi. Akimara kumukubita urushyi, nabaye nk'uhaguruka nifashe gutya nk'umuntu ntibyo kurwana sinari mbizi ko birimo. Haguruka nifashe gutya nari nipfumbatiye no mu ikote dore ko hari igihe cy'akabeho. Ndimo ndamubaza nti uyu mudamu kumusanze ahangaha ukabuje umutuka bigenze gute? Muramuhora iki? Murapfa iki? Ntabwo yumvishije ibyo mubaza bya bindi by'urubyiruko rw'iki gihe, ahubwo yahise anterura adunda hasi. Akimara kudunda hasi naniye rimwe gusa, cyokoze abantu bari bahari baraterura bashyira hariya mu rugo hepfo. Ubwo araba mu nzu ntibabimenye, uretse abantu twari turi kumwe twicaranye nyine hano ku ntebe y'urubaho, nibo babimenye bonyine. Noneho ubwo nibwo abana bamaze kungeza hariya hepfo mu rugo, nibwo uwiwanjye yahagurutse aragenda ajya mu nzu hari harimo n'abarimo guceza, arababwira ati murimo murabyina hanze umubisha umuntu. Ubwo nibwo basohotse baza kureba ibibaye. Baje basanga ni njyewe. Ubwo mu gusanga ari njyewe ndabategewe yari akiri mu gikari, yari ataramenya n'ibyo ari byo. Ubwo nibwo yaje arabaza ati uriya musaza mumuhoye iki? Hari icyo yabatwaye? Nyuma yasubiye inyuma asa nk'ugiye gukinga urugi kugira ngo hatagira wenda uwinjira mu nzu akagira ibyo ahungabanya. Wa wundi wari wikinze ku gikuta ntitwari twamubonye, ntitwari tuzi n'aho ari. Nibwo yahise amwasa inkoni. Akimara kumwasa inkoni, ubwo njyewe nari namaze kugera mu rugo, nyine namaze kugera no ku buriri kuko sinari nkibasha no guhaguruka. Ubwo nibwo muri umuhungu twari turi kumwe hano, ari nawe uwo muryango twagomba kujya buri buke tujya gushyingura, akaba ari mushiki we. Ubwo umwana yahise yirukanka ajya mu gasantere hariya azana moto aramutwara. Ubwo nanjye aho umuhungu wanjye aviriye gukora, ngira ngo n'umugenzi yaratwaye hari ntabwo yamugejeje iyo yari agiye yamuhaye undi mumotari. Hanyuma ubwo araza nanjye arantwara. Ubwo twageze ku kigo nderabuzima, mu by'ukuri ubona Manuel yarangiye, ubona yarangije rwose nta mbaraga agira. Abaganga baragerageza biranga, bagira ubwo bamutaransifera kuri hopitali, nabwo agezeyo biranga, kugeza ubwo kuwa gatatu saa sita n'igice baduhamagaye. Njye nari nkiri ku kigo nderabuzima, bati birarangiye. Ndakumva.
ubwo nyine twaguye mu kantu ndavuga ntaransize ako ntabwo byari kuvuga nawe aratambutse aragiye n'ubwo ubuzima bwacu. Nakoze umusaza birababaje nyine birababaje ariko nk'abaturage b'inaha ushobora gukorwa n'umwana wawe ubereye nyina wabo ubereye nyirarume ariko si ishema ku muryango wamubyaye ikimwaro tugerageze duce urugomo ni rubi kuba abantu barira ari bo bateye kurira ugapfakaza umuntu nk'ukiri mutoya ukiri mu bijya guturayo ntimubicaye kuki mwakwitwa iryo zina kandi harimo benshi b'abakirisitu nababonye kuki urakoze rero turakomeza kugenda tuganira ariko umwanya tugezeho tugiye gukomeza tujya ku irimbi ubwo abagenda n'amaguru barafata iyo nzira hanyuma n'abagenda n'ibinyabiziga dukomeze tujyane ariko dushingure umuvandimwe wacu mu cyubahiro akwiye tumwubahe bigabanya n'umuhanda birangura umurimo fokasi yawe ntabwo tuyitayeho cyane yego ry'itimira wikurikirana mirongo uteye imbere na hariya none hano igihe dukoresha na zoom nabi fata n'iyi mirongo nashaka kwegera inyuma ubundi ku buryo ufata iziri kuza hariya n'iziri kugenda hariya shana babyibagiwe mani fata iziri kuza hariya ahubwo si bamukuramo ari uko bahageze bose se hano mukuramo ntabwo bita ko wageza akatubafata nyine biboneka kuba ari iby'ingenzi biba byabonetse cyane umuvandimwe wacu inshuti umubyeyi wa Megan yitwa Ndabategeye Emmanuel ni mwene Karera Joseph na Nyironsanga Alivera yavukiye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinihira muri paruwase ya Muyunzwe avuka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1998 avuka ari umwana wa 8 mu muryango iwabo yize amashuri abanza
Muyunzwe, akomeza ayisumbuye icyiciro rusange yakize Saint Andre i Nyamirambo, asoreza mu Ngororero aho yakurikiye ibijyanye n'ubuhinzi. Hanyuma kandi yitabye Imana ari umugabo wubatse, yashakanye na Nigena na Iradukunda Liliane, Nigena Liliane. Bashakanye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 2020, nibwo basezeranye mu murenge wa Kinihira, hari mu gihe cya Covid ndabyibuka, ibindi ntibyakomeje. Hanyuma kandi yitabye Imana ku itariki ya 27, itariki 27 z'ukwezi turimo kwa 11, asize umwana umwe w'umukobwa Megan Igisubizo Uwase, ufite ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 azuzuza imyaka 3. Nyagasana muri ukuri dashira kandi adukomeze twese tuzahurira mu ijuru. Murakoze. Nagira musabe uwo biganye sinabagira icyo tubwira ku buzima bwa nyakwigendera. Ngire neza. Tebanire mukunzi wanjye, urukundo rwawe Nyagasani rusaba gukunda ijambo ryawe buri gihe. Mukunzi wanjye tubane kibera mu mahoro, maze nture mu rukundo rwawe. Shaka kwiturira mu rukundo rwawe. Nyagasani Yesu ndagukunda, ntibyari uzaza ngo twibanire mukunzi wanjye. Urukundo rwawe Nyagasani rusaba kubana nawe Data w'Imana. Nyagasani Yesu ukundwa, turagenda umutima wanjye, maze nture mu rukundo rwawe. Kwiturira mu rukundo rwawe. Nyagasani Yesu ndagukunda, ntibyari uzaza ngo twibanire mukunzi wanjye. Urukundo rwawe Nyagasani rusaba gutungwa n'umubiri wawe buri gihe. Mwamuhebuje ifunguro, ndumviriza uburyohe bwawe. Indabo azizane za ndabo zo gushyiraho, kandi abantu b'umuryango ba hafi baze kugira ngo baseze. Kwiturira mu rukundo rwawe. Nyagasani Yesu ndagukunda, ntibyari uzaza ngo twibanire mukunzi wanjye. Urukundo rwawe Nyagasani runsaba guhaguruka nkagendana nawe. Aho uzajya hose nzagusangayo, nzakubona rwose, maze nture mu rukundo rwawe. Ndagushakashaka amanywa n'ijoro, ndaruhuka nkubonye. Urukundo wamunze rurarwika mukundwa, umutima wanjye uragurumana. Umutima maze nanjye nemera gutwarwa, umutima wanjye uragurumana. Wakunze bikomeye maze ukamvira ku musaraba, umutima wanjye uragurumana. Ndamuzi wanjye, nibanira nawe ubuziraherezo.
n'abandi mu rukundo rwawe ingabire umwami inkomeza iyo nagiye umutima wanyu uragurumana wowe nyegura buri gihe iyo mvuze imbaraga maze nkagwa umutima wanyu uragurumana ndagushakashaka amanywa nijoro nzaruhuka nkubonye urukundo wankunze rurandwika basa nk'abatanga inzira kugira ngo baze umutima wanyu uragurumana umutima wanyu ari ikibatsi cy'urukundo rwawe ruhebuje umutima wanyu uragurumana nzanizere umutima wanyu no kukubona tukibanira umutima wanyu uragurumana ndagushakashaka amanywa nijoro nzaruhuka nkubonye urukundo rwaje gukunda shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzakunda bose ngiriye wowe shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzabwira bose inkuru nziza shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe mwami wanjye nzibanira nawe ubuziraherezo kuko wantoje gukunda shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzakunda abavandimwe tubana shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzabafasha kuririmba izina ryawe shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe mwami wanjye nzibanira naje gukunda shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzasabira abanyabyaha imbabazi shengewe nzakunda n'abandi mu rukundo rwawe nzagira imbabazi abancumuyeho shengewe nzakunda natwe turahari nk'inshuti n'abavandimwe mu byiza no mu bibi turahari tubari inyuma nk'uko natwe mwatugiye iruhande mwatubaye inyuma yacu rero ntabwo ari amagambo menshi mvuga nuko umwana washyingiye papa we umuryango wamugeneye umurima buriya mama we namara kugira agatege azaza umuryango umwereka uwo murima